yitwa Fedeline see the outfit reba uburyo arimo yiryamo wow guys Fedeline na Bugari ndo nari mbizi ko imitima y'abari ari migari bizarangira kizwi bikari nagufashe nka marayika umurikasha kumbi wowe uri murankoresha nkurisha nkunywesha ubizi ko nkinisha wankaraze bwombogwa muri note shere ndagigira nubwo ntari mfite inote warakoze kunyigisha ububandi dondi nabaye nk'umufundi story ngo nurwo rusuro ngusa n'amabya yaso uvuze nguki wabuze ngo nurwo rusuro usa n'amabya yaso ngo uzave ngo kuri kamera ngo ntuzagaruke kuri kamera ngo ikirekareka gusa ni reka twongere tubaha ikaze bakunzi ba Clever TV show. Uyu munsi nagiye i Gatsibo, nagiye kureba mukobwa mwakunze wo kuri TikTok yitwa Kaboy Fedeline. By the way, uyu munsi musanze kuri shoot ya video agiye kubatamo ikigoma wallahi. Agiye kubatamo ikintu bita ikigoma yitwa Fedeline see the outfit reba uburyo arimo yiryamo wow guys gusa ngiye kumutungura muganirize nagabizi ko naje ariko amakuru inshuti yara yamayitwa Kazungu ndavuga ati ngomba kumugeraho guys mu bitari okay reka nsabe cameraman aze ambe hafi aze ambe hafi kabisa tureko twakora ibintu bya danje guys we nagabizi gusa na microphone ndamujisha ngiye kumutungura okay guys twagiye gake kabisa guys twagiye 1 2 twagiye cameraman rero ndimo neza sibyo twagiye guys tukatugende ngiye kumutungura nuko mumashwi okay wow Fedeline amakuru wallahi bro ndimo neza cameraman ndimo neza okay amakuru Fedeline ase what kuwambaye gutya mukobwa wanje guys do see the outfits wow guys namaze kugera aho bitari angane ni Gatsibo wow guys ubundi Gatsibo Iburasirazuba ngiye gusura Kaboy yo kuri TikTok mwaramukunze namaze kuhagera bazire kuri kamera bimeze fresh amajwi hasi no hejuru fresh okay sava Fedeline bimeze biti meze bon umeze fresh wow twakoze show ya mbere abantu barayikunda man urakunditse pe wallahi bajye bakomeza babikurikirane rwose ndanjye mbona yo mugati ntaribi wow ariko se ubana zino mboga zatunga abantu imbuga zabatunga rwose biturutse sasa rero kuki wambaye amakoma kuyu munsi turi no mu rutoki uyu munsi nameshe ngemesera hano anikara ku makoma ariko bro rabeshye naje nsangamo shooting indirimbo uvuga utayihutubeshye mfawe nago nkubeshye tubona nkubeshya kugira ngo nkukure no sirandirimbo ugiye gushootinga ariko ndimbi zabamara mbega indirimbo wateguye umukobwa iriya yo rwose hazacu wambaye sasa rero guys Fedeline namusuye ngiye kumuganiriza iyi ni Clever TV show nge nitwa IT Fedeline by the way nambere uranunguye kuba wambaye gutya amakoma n'ubwa mbere nge mbibonye guys amakoma kwambara ubusa mara kumesa twenda twanjose ku mikoro ikoreshe nkahita nikubitiramo utudokoma twagiye abagukunze kuri vibe zawe abagukunze uburyo nyine wigaragaza twagiye banze utema ya mirongo yawe wallahi okay iyo nsohotse nikoze nibwaga zimfashe sige kizomba ndinazo ugahita untamuka mwubwo nkore umunsi bebe ntushona sindashona ntuyoka sindayoka ntugwamo sindagwamo ntufata sindafata ewana kripaka ariko Federi
kambwiza ukuri ntabwo usanzwe umva mbese nta birenze ako sika ngo bazamugane vibe zikuraye vibe nje rwose nuko mba ndimereye nabonye rwose kuhora ndakaye nta kintu bya ariko bamugane guys nubundi urupfu rutwara abantu mu bibi no mu byiza byose turashima sasa rero hari akantu wavuze mu kiganiro cya mbere abantu barakwiyabasira ubwo se nakaye nakaye ngo umukunzi wa kintu yagukoreye cya danje yankoreye ikintu cya danje ndagaze sinakubwira buye oya nobisubiremo ntago nabisubira abantu baba ngo asikuyungura umukobwa n'umuhungu niki jewe ndakwereka oya mbabarira ngiye rwose mbabarira ntunyereke rwose oya mbabarira rwose sibyo ntunyereke pe nakwereka ubishaka have guys mumbabarire pe oya have ushaka kunyereka oya have sinshaka kureba oya usabaza ngiye ntabwo njye bikunda sasa Federine urumva uyu munsi nagusuye hano i Gatsibo ngusana mu rutoki ibi ni iby'iwanyu ibi ni ibyaviye rwose na Mary byaye no mukire bagiye no guhinga mu kanya hari igihe wanababona guys abamatureba mwumve ko aha ni mu rutoki naho Federine tumusanze amakora video y'indirimbo agiye gusora ndavuga ati nkwiye kumuganiriza nkwiye kuba namukoresha ikiganiro kuko arabizi ko ngewe ifite impano ndaza kuzana guys wowe ufite impano idasanzwe uyu munsi Federine muzamubona kwa Clever TV shugiye kirekire kuko umunsi yamaze kujoininga timu yacu sasa Federine urumva umaze iminsi ngahe muri social media umwaka wose urashize ariko TikTok mbona bakunda gukubita bya danje hari abakuhanya bakagutuka hari bagukunda bagora ikizi ngo nyine hari igihe baba bakugire nk'akantu kagashya ari kuri kuzamuka bakagutuka kugira ngo uhite ucubira ujye hasi ujye down nawe ukabima amata guys tugira urukundo niba mbona bakubise akabakoma mumwe amashitu sibyo naho gutukana uza abana bari rusororo ngo ndi mubi barangiza bakambwira ngo ndi mubi kandi rusororo hajya yabeza uvuze ko baba kuri mubi se bambwira ko ndi mubi niko bakubwira akose guys naranabyiyakiriye ngo uri mubi ntusubwiye bivuze kuri mubi ubigenza gute nje kubera ko baherekera babimbwira ugiye ukabimenyera ukabica amazi kuko mbishyizemo umutima najya mu kagozi nkiyahura rwose Federine sasa rero ahangaha ni Gatsibo tusanga ngaho mu rutoki none se indirimbo ni yawe cyane y'abandi ni yanjye ni yawe ugiye kuyisora ngiye kuyisohora rwose ceka mbonye nk'umuterankunga kangirira neza gusa kamenera muri duce ubundi nkabikurikirana boss wanjye Clever azagufasha azamfasha umva yabagize neza rwose ko nakunda abanyemano kabisa Imana yazamuha umugisha ariko wamagani kambwize kuri bro idea yo kwambara amakoma wayikuye hehe idea iyi ni fashion hari igihe mbibona uvuze ngo uretse gato ugenda gake uvuze ngo iki ngo wow akose umuco nyarwanda ntugacike wana ariko wamugani ntugacike iyi ni fashion nukugarura ibyahise kera guys see the fashion oya nawe ugiye kurengera ngo wiki gutigisa batigisa uzunguza nyine oya Asuba ntago bizijya n'idagede wikorera wajyo bireka genda gake oya ntago ari idagede wikorera ako nyine nawe guca mu kiganiro ni fashion namara ukazunguza ariko bya serious wambaye neza igose aba YouTube mwese mwagiye mubona uyu mwana asaba komye reba uburyo yambaye nibakubwire bazakubwira no ino video agiye gushyira hanze sizabica umva bazakubwira rero uyu munsi tuza kujya mu bya entertainment cyane mu Rwanda ukunda uwe muhanzi mu Rwanda jewe ubundi Betkira akose Betkira mukundira iki koko Betkira bunda batamo nyine kwako kuri TikTok bambwira ngo baranyanga numbisha karemba ka Betkira karankoma akomana ndakanga ngo icyampa ngo kagwa heye ariko wa mugani tukinaho ngaho usanga abantu batwanga ari inshuti zacu ntusubona no kwangira icyo wa mugani hari igihe ureba umuntu ikintu akwangira ukakibura hari igihe ureba umuntu ikintu akwangira ukakibura ari uko wimereye neza umeze nabi abona usabiriza ntabwo yakwanga kuko hari akantu yakayavuze ngo uramutse ugiye rusororo ngo saba nabo batuje batuje rwose kandi hano ku isi tukaba dushwana rero abantu banguye umukobwa mumwangira iki bambwire bazakubwira ahubwo mukure flow kuri TikTok hano mukure subscribe kwa Clever TV show
ibintu bigende fresh. umva hano kuri iyi channel niho nzajya nyura buri gihe ariko se yibabwire iyi channel ni iyi ni Clever TV show ngo ngwe Clever TV show none suza amabusha wanje sha nagushuje Clever nagushuje aho uri hose rwose ufasha abantu benshi Imana ijye guha umugisha hari abantu baba bicaranye nk'amafaranga ntibafasha abantu ariko wowe ufasha abantu benshi pe. Clever TV show ubwo ndavuga nyine boss wanye Clever yumviye message twakomeje uyu munsi uje mu muziki ariko uvanga na comedy kuko ukora video zigasesa abantu ese bone abantu base baseka hari ikintu bajya barekura abantu barekura nyine ukora video bakishima barekura ifaranga se nyine ufite agutamo ufite agutamo udafite nyine arakubwira ati courage ukwanga wakakubwira ati iki kintu ndacyanga ni nakibi abantu bagenda bagwa message zitandukanye. Kuba waza muri social media amafaranga menshi wakoreye nangahe? Kuva naza muri social media ni 20,20 ngo ibihumbi 20 fo 20 kare makeya cyane makeya pe. Ubusi bwakoze iki? Nyine hari umuntu namamarije nyine aratunkubita two dufaranga ariko guys 20 20 rwose ubusi bwo ndibaje ngo aguze miki ariko nanjye nangiye kwinjira mu buzima bw'umuntu rero kandi nago babyemewe nje naguzemo 20 uguramo denaka gasutiya n'utuntu n'utwo twose ongera udutemo umurongo twigire muri vibe umurongo wanje imirongo yawe cya yabandi okay ahari hose nta kibazo urayishaka se nje naribi kabisa dutemo undi abakunzi ba Clever TV show mwaramukunze Yuka Boy Fideline ndabizi ko uyu mwana azabakubita show sibyo yazabumvisha kandi muzamwemera sibyo vanga batama indirimbo ya danje muzana mushyikire twagiye dutema imirongo sinakubeshye ko nabahudahari uya sinakwijeje Fideline na Bugari ndo nari mbizi ko imitima y'abari ari migari bizarangira kizwi ibikari nagufashe nka marayika umurikasha kumbi wowe uri murankoresha nkurisha nkunywesha ubizi ko nkinisha wankaraze bwombogwa muri note shere ndagigira nubwo ntari mfite note warakoze kunyigisha ububandi ndi nabaye nk'umufundi story papa cyangwa ubundi arabakoma imyuka yaheze ubundi batama akantu gata bagukumbura bakazababwira iyi ndirimbo y'Imana yo guhogoza nkahogoza yaba ari Imana nta kibazo yaba ari Imana nje hari akimana nifitiye kanje nako nahimbye nihimbe ntago ari akabandi guys ngeze ku Mana cyane narayihimbye iyi Imana rwose Imana ni imbere cyane Yosefu yari umwana se yakundaga cyane se yitwaga Yakobo yaratuye Kanani Yosefu yarotaga inzozi zikomeye bakuru be bose zikabatangaza bene se bamugirira ishyari baramwanga cyane bigira inama yo kumwica ngo bamukureho ariko bahisemo kumugurisha Bishimayeli ariko Uwiteka Imana yagomeje kumurengera. Niyo ngiyo ufite message ngo bamugirira ishyari baramwanga cyane ishyari abantu nyine bakugirira ishyari nyine ugomba niyo mpamvu ibi mihanda itwigisha byinshi ukiraho kibigiye mu imihanda ibi nigishijwe n'iyi mihanda cyambere niki ishyari barakwanga bakakugirira ishyari ishyari icya kabiri umuntu ukajya kubana nyine umuntu nyine aguciyeho umeze neza akaba nyine nabwo akaba karamujombye abashaka yuko wabaho usabiriza nk'abandi bose bake ubona mu mihanda tu cyangwa urutsiro ntago bazakugirira nabi twabonye ngo bavuga mu cyaro bararoga ibivugwa nyine umukobwa umwe atukisha bose ntago ariko hose baroga ariko mu cyaro nyine n'abantu badanje nyine agashyari y'umuntu umuturanyi abona ati uriya arimo aratera imbere azamuka agashyari karamujomba bye ku buryo agufasha yahita agucishaho ako kanya biba bikaze bro biba bikaze
ntago bizi aha ushobora kubona ukabona umuntu arimo ararebera hariya mu ntoki arimo arareba abaje hano mu rugo iwacu ni bandi baje kwa Fideline kwa Kaboyi agahengereza noneho ushobora kubona ukabona umuntu yicaye nkaho arimo arareba utazi yuko anicaye nkaho kugira ngo nyine atware amakuru ashyira abandi nyine bakugirira ishyari bakwange cyane. Ako karirimbo niho nagakuye ka Yozefu k'Imana n'Imana nyizanamo mu byanjye. Mpfa ngo ishyari byiza cyane bituma wanaruga wanaruga vuba cyane. Ese ishyari ni iki nyine si ishyano baragukizaho da ako ka mwanya. None se mu influencer aba TikTok bagenzi bawe batuye umuntu rwose arankoma mu Rwanda ni uwuhe? Aba TikTok aba followers banje se mu Rwanda hari benshi hari ba Judy hari bande bose Judy hari Judy na General Band ubwo nyine nambitiranyije. Ninde muri abo ngabo General Band rwose arabikora fo ndamwemera na Titi Brown. Titi Brown arabara we na Nyambo abo bakunda kupuresha akunda kupure niyo mpamvu noneho na Dizo hari akadimo kaje bita Dizo abakubita imirongo ifatika araririmba no umuhanzi Kaboyi n'usasa uyu munsi rero ngiye kwinjira wenda mu ukuntu wazamutse none bakumenye byaje gute byatangiye gute kuntu byatangiye bamenya waje gute sasa kuntu nazamukiye kuri TikTok nazamutse bavuga ati uyu abashaka iki kuri TikTok kari mubi oya nyine twagiye guhera ku followers umwe kugera ku gihumbi umunsi ufite 50 ejo bizaba 100 byaje gute bamfollowinga sobanurira nyine bakunda ibintu ukora buriya yudakora ibintu byiza cyabishimishije abantu ntago bagufollowinga ukora ibintu ubona biri bubashimishe bakabikunda baragufollowinga pe ndabyumva nyine baje gute sasa uko bagiye bazi bamfollowinga nakoraga nyine utuntu tw'utuvideo rap harapa nyine bakavuga ati nyine nkora ikintu ibintu abakobwa benshi batakora abakobwa barapa ni bakeya ni bakeya bitinya twebwe nyine tatiri bakeya barapa bakavuga ati umukobwa w'umuraperi ndamufollowinga kubera ko nkunda kurapa nkamufollowinga akora ibintu nyine nta soni yifitiye nta ntuza na swaga za danje ubundi bagahita bagufollowinga. Ndabyumva cyane uyu munsi hari abakobwa bagira amasoni bakumva ko ibyo ukora umusazi kandi bigutunze cyane rwose hari abanyita umusazi ngiki cyarasazi n'umuntu kuri TikTok ni nakazi ejo araba umustar yamamaze atera imbere rero mujye mungu ati kamukubitira iki mva cyane rwose atera imbere hano ubundi kwa Clever TV show niho ibintu byose byanjye bizajya bica niho wabikurikirana hose mumfashe twakire Kaboyi ariko banza n'abakunzi ba Clever TV show bavuga ati ngiye kuva no munsi nahangaha umva njewe muzajya mumbona n'amakoma none n'aya makabutura yanjye ndagaswe ahangaha kwa Clever TV show niho byose bizajya bica ibiganiro byanjye byose n'udukomedi na rap noneho guys abashaka filime za Kaboyi banze kuri subscribe umva cyane bakande babwire abankunze n'ubundi babanze babikurikirane bakande kuri ako kazogera A1 nibarangiza ibintu byose bizajya bisohoka byanjye kwa Clever TV show kwa Clever TV show A1 niho bizajya bica A1 uyu munsi abantu bongo Kaboyi n'umusazi yambaye kabutura acitse ikintu babwira abantu yo ujya gukira urumva ni uzarebe yo ujya gukizwa uhera mu byaha ukagenda uzamuka turebe ukagenda uzamuka rero nanjye nambara biriya
suko wenda mba ngira ngo gusa ko mbashimisha hari abantu bavuga ati narimbabaye ari kuranshimishije rwose ndanakize mbajya ngo nshimishe rwose abanyarwanda mbajya mbashimisha ntago mba nasaze ntago ari ubusazi kuko andi umusazi nahangaha ibi byose nabidobanganya byari nkaba natemye ibi byose wasanga no kwirukana hano mu rugo iwacu ariko nibyo ntago wangerera rwose ikintu nababwira rero ubutumwa nabaha ikintu cyose ugiye gukora kikuri ku mutima ugikunze umva kiraza imana nayo ibigufashamo noneho wiragije n'imana ntago njya nyibagira imana ni byose imana ni byose kiraza rwose imana igashyiramo n'umugisha ikavuga ati rwose uyu muntu iki kintu yakirwaniriye kuva kera reka nkimwegurire naho iyo bicitsemo intege ubwo nyine ntago biba ari ibyawe pe Kaboyi ukubonye hari byinshi yibaza ku buzima bwawe mpamvu uyu munsi ngiye kuba nabikubaza mikoro acanye iracanye uyu munsi ukubonye hari byinshi agenda yibaza ku buzima bwawe uyu munsi ngiye kubikubaza urabimbaza nabi Kaboyi arakunda ndakunda nkanakundwa ahubwo mva nkanakunda ukanakundwa ndakunda nkanakundwa baba bazi ko abantu babe nta bakunzi dufite bivuze ngo nta muntu umubaho Kaboyi ndakunda nkanakundwa ubwo ngibyo nayikoramo na hip hop ndakundwa nkanakunda abaza bansekera siko bose bankunda abanzi banje bose nzabatera umugongo kripako karimbo nayo nkahimbiye hano iyo mirongo wa mugani waririmba indirimbo z'abandi yawe iri hehe dore akabazo waririmba indirimbo z'abandi yawe iri hehe iyanjye yidutemo iyanjye ni cya kigomana gutayemo bwa mbere ni yawe se ni abandi bwite ngiyo nsohotse nikoze numva twingize imfashe twagasumba ndi nazo ugahita untamuka mwubwo ubu nkoreye umunsi baby ntushona se ndashona ntuyoka se ndayoka ntufata se ndafata ntugwamo se ndagwamo pa utundi nzatubatamo nyuma y'abantu ariko uri mubi cyane nugwamo nanjye ndagwamo ndagwe kwita nta karama y'abantu akantu nako nunamo nanjye ngute nakumpaye nahita nkawo abakavuga ati vibe zawe zikura he oya naga araho nzikura biba ari impano vibe rwose ewana ni impano ni impano ibintu byo sasa rero twakomeje nkubaza ibibazo abantu benshi bakwibazaho uvuze ko ukunda ugakundwa ufite umukunzi ndamufite cyane ahubwo wa mugani muhe message umukunzi wawe umukunzi wanjye rwose ndamukunda ankundira icyo ndicyo mukundira ntaga yumva amabwire ya rubanda sha rwose nzakuzana kuri kamera nzababwana no gutwara hano mu cyaro uzikorera icyo ntago bamutwara umukunzi bahita bamutwara bari mwiza bande se umukobwa biki bamutwara rwose wapi ntago bamutwara ndabeshya bamutwara ntago bamutwara urabeshya cyasha nurira uri inyuma kamera kareka ntabari murenze nawe ashaka yaza tugateretana nabyo ntaribi ako nabaciye inyuma sheri we naba mu nyumvire nikururiye basi sorry sheri ndagukunda nabiretse sasa rero Kaboyi Federline uvuze ko ufite umukunzi ukanakundwa uri muri social media niki bagututse ukumva kikoze nyine kikobaje cyane nkumva kirambabaje cyane nyine tu hari igihe bavuga ati ngo n'urwo rusuro ngo usa n'amabya yaso uvuze ngo iki wavuze ngo n'urwo rusuro usa n'amabya yaso ngo uzave ngo kuri kamera ngo ntuzagaruke kuri kamera ngo ikireka gusa ni koko ntabisubiramo guys twagize urukundo koko guys mumfashe uyu mukobwa niba ari umucontent creator tumukunde wowe utamukunze komeza ndabeshya bikomereze bacisheni mu mirongo hahora hacamo benshi basi nutukana ibintu basi byumve ubwo nibyo ngibyo ni bikeya koko nibyo ni bikeya hari ibindi ntavugira kuri kamera bahita bavuga ngo ni nanjye ibyihimbiye no Kaboyi uyu munsi iyo wambaye neza sasa iyo wambaye neza iyo wambaye fresh wabakubise wambaye gute iyo nambaye neza nabakubise iyi ni imyambaro ya kinyarwanda
ni gutya se gutya nabahamije rwose nujya gutya biraguteye ubwoba ukazunguza umva rwose inyambaro ya kinyarwanda yewana ntabwo nshubije ariko rero iyo wambaye neza wambaye fresh waba wambaye gute iyo nambaye neza nambaye fresh ese ntubibona ni gutya ntugwamo ni gutya ni gutya inyambaro ya kinyarwanda ukabyina amara ugomba reka kwibutsa n'umuco wa kera ubanza ukunda ibitoki ibitoki Davier yararuhinze mumbwire muhubwo mbahe mujyana i Kigali ariko wambwani kabo mu cyaro hari imikino bajya bakina abana imikino y'abana wowe ugize ikina y'abana nakinnye biye nkirukanka nkinanga ibikopere kwirukanka ukihisha ukagaruka hari imikino bakina ngo papa na mama papa na mama nako ka papa na mama nako twagacangagamo ushobora kuzira metero mu gukina imikino ya papa na mama nje nari umwana nje nari umwana wa ba mama babo by'abana nyine mu by'abana banyitaga umwana bro dusoza imutingahe banze ubwiye meto ngo imeze bite okay tugiye gusoza sasa ariko banza udukubitemo akaririmba gato cyane k'umuhanzi mu Rwanda ukunda bwo ni Bitikira ongera ugate umuntu kwanga ntagari kure muri iri Rwanda uramujyana nuhose muretetana gusa igihe umukwama kuko yuvuza arahakana ni wamubana gusa imisi zamukora umwana w'umugomo ugahita ukomeza ubatamo turongo dushya wow guys nje nitwa IT gusa ko nsoza ndabaza Kaboyi ibintu bikurikira mbe na mbere Kaboyi uyu munsi nicyo usaba Imana gito abakunzi bawe dukurikiye icyo nsaba Imana nyine nukumpa nukungeza nyine ikanzamura impano nyine igenda hari igihe Imana nyine itabishyizemo umugisha ntago bikunda bishyiramo umugisha abantu bakagukunda ikabibashyiramo kandi ubwo ntago abantu bagukunda Imana itabibashyizemo bakagukunda bakagufasha bakagutera inkunga nicyo nsaba Imana rwose ndayisaba ubushobozi kugira ngo nanjye nzamuke ntera intera ndende nyine nje mbatamo noneho imizigo ya danje ya fresh nk'abo nshimisha cyane nk'abashimisha fo wana icyo usaba abantu icyo nabasaba n'ubundi ndi kwakundi n'ibiganiro byanjye byose bizajya bica hano kuri Clever TV show kandi kuri ako kazogera byose bizajya bikugeraho uko naje kare subscribe babiye kandi bakande nago nzi kuvuga ngo nanze kuvuga mfite inyinya ebyiri nawe okay subscribe kabo wapi nje nukanze bivuge bagerageza subscribe wow guys mukonde subscribe TV show wana icyo nsaba Imana nyine ikampa ubushobozi n'abantu nyine ikabatera kunkunda bakantera nyine inkunga nkazamuka neza cyane n'iki kintu nabisabye njya mbona abana benshi abakobwa benshi baza mu mihanda bakazamuka bamara kugera kure bakiyemera ku bantu babazanye bakiyemeraho ibyo rwose umukobwa nicyo nakubwira ngo umukobwa umwe atukisha bose ntago rwose ubwo baba bahaze bakigendera bakicira ishene twabonye saga zaba Miki twabonye saga n'abandi we nicyo bivugaho icyo nabivugaho basi nimba umuntu akuzamuye wimutera umugongo umwihenureho ugenda uvuga ubugambo busa unamwibagirwe utanashaka no kuvugana nawe kubera ko aba yarakuzamuye kandi nyamara ejo bundi ushobora kuzamugarukira umusaba ibintu byinshi nk'uko baramuteye umugongo nawe bikakugaruka burya Imana igira igihe ikakugaruka umva kandi iyi si ni gatebe gatoye ntinasakaye guys nge nitwa IT nshimira uwitwa Bazil ushaka imyenda myiza cyane ushaka inkweto iyo shop nzaza mvanga nyamamariza vanga nzanyibatamo rero reka nshimire Bazil kuri kamera nshimira fashion kira wacu ariko banzo nyo biereke see the outfit see ako nawe ukunda kuzunguza icyo kibazo akunda kuzunguza oya ntago nkunda kuzunguza zirazunguza nyine bikizunguza zunguza ibi amakomo empanaga zunguza amakomo
fashion mba ntiyambariye gutya ubu twenda natumesha turi hariya Niremeshe. irameshe nahise nikubitiramo ibi niyuma ndahita nyicapamo capayingi Njambara kuri TikTok bakubita mu mavideo dusoza. Bakubita vibe tukisoreza. vibe yanyu Twisoreza ushaka. nk'irap Ushaka yose. Cyangwa kubyina ushaka. wana uze nkutemiihera kankutemo ntari bizeho abajama twahindutse ibyana amatiku tuyarusha Samantha abatipe n'ibyana turapanga ifirimbi ziravuza ubuhuha abapasta batugize inzanga amaturo bayunyweramo fanta niyo nacumura sinarusha dumba niwe ukwiye gusenga zewo tarampa kandi kabwise kuri Dumba kuva nabana Dumba nagara gupostinga Dumba umushaka iki Dumba se Dumba rega ni icyamamare nta utamuzi no wamubaza rwose aramuzi kurenze ni Kazungu ka boss Kazungu uramuzi Kazungu nuwa dance Kazungu Kazungu gasara kubiye ubundi nuwa dance fo jo nitwa IT Clever TV show nshimira uwitwa Bazili kuri kamera ushaka inkweto nziza wambwira nkamukugezaho reka nshimire fashion killer wacu yitwa Kaboy Fideline ewana fo ariko ikindi wamugani jya kuri TikTok ukore flow kuri Kaboy Fideline kuri na Home TV show on TikTok ubundi ibintu ugende fresh ciao